Muribuka inkuru y'agahinda yigeze kumvikana mu gihugu cy'u Rwanda hose, aho umwarimu wigishaga kuri groupe scolaire Rumuri mu karere ka Gicumbi, mu murenge wa Mijove, mu kagari ka Gakenke, mu mudugudu wa Museke, wategetse abanyeshuri gukubita mugenzi wabo ngo nuko yaje kurya atigeze yiga uwo munsi. Abanyeshuri baba baramwadukiriye uko ari batandatu, baramuhondaguye biza no kumuviramwo urupfu. Icyakurikiyeho nuko bose uhereye ku mwarimu wabo kageza ku munyeshuri muto muri bo, bose batawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB na polisi. Nyuma yo guhondagura uyu mwana, hamaze kumenyekana ko uyu mwarimu ari we wategetse abanyeshuri gukubita mugenzi wabo. Mwari muzi icyo urukiko rwabategetse? Kwica umuntu ku bushake hakurikizwa ingingo n'itegeko 107 ku cyaha wakoze. Iyo wishe umuntu ku bushake uhanishwa igifungo cya burundu nk'uko amategeko abiteganya. Ngo wahe ikaze kuri Kidasamura Movie, ngiye kubwira ibyabaye kuri ba bantu bishe umuntu bakica umunyeshuri mugenzi wabo ngo nuko yaje kurya ku ishuri atigeze yiga uwo munsi. Niba ari ubwa mbere ugeze kuno muyoboro kandi kuri buto yanditseho subscribe kandi ukunzogera, bizajya bigufasha kubona amakuru n'ibiganiro byacu dukomeza kugenda tugukorera umunsi ku wundi. Abanyeshuri batandatu n'umwarimu wabo bakurikiranyweho gukubita umunyeshuri bamuziza ibiryo bimuviramwo urupfu. Ibi biryo babipfuye ku ishuri rya groupe scolaire Rumuri, byabereye kuri iki kigo cy'amashuri cya groupe scolaire Rumuri giherereye mu karere ka Gicumbi, mu karere ka Gicumbi, mu murenge wa Mijove, mu kagari ka Gakenke, mu mudugudu wa Museke. Uwo mwarimu witwa Ntabagwire Cecile ngo Karine Munyihanga Ntabagwire Karine ngo yahaye abanyeshuri amabwiriza yo gukubita mugenzi wabo kuko yari yaje kurya kandi atize. Bamaze kumukubita ngo yarabacitse, ariruka agwa mu muferege, afata amazi ava ku mashuri afite uburebure bwa metero 1.5 z'ubujyakuzimu. Bamutegeye moto ajyanwa kwa muganga, bamujyanwa kwa muganga cyangwa se ku kigo nderabuzima cya Mijove, ariko umuyobozi wacyo avuga ko umunyeshuri yahagejejwe yapfuye. Umurambo nta bikomere ufite, bigaragara ko usibye ko ufite udusharure mu gatuza, bikekwa ko yakubise agatuza hasi arimo arahunga abanyeshuri bamukubitaga. Abanyeshuri bakekwaho ndetse n'umurezi wabo watanze amabwiriza yo kumukubita bajyanywe gufungirwa kuri sitasiyo ya polisi ya Byumba. Umurambo w'uwo munyeshuri wajyanwe ku bitaro bya Byumba, akaba ugomba koherezwa i Kigali ku kigo cy'ibimenyetso bya Gihanga RFA kugira ngo ukorerwe isuzuma. Abanyeshuri bakaba bavuga ko ari mwarimu wabo wabategetse kwadukira mugenzi wabo bakamuhondagura bamuziza ibiryo ngo yaje kwiga ndetse aza kurya atigeze agaragara mu ishuri uwo munsi, biba bimuviriyemo urupfu. Andi makuru, Nibishaka Theogene wita umuhanuzi akaba yarigeze no guhanurira ibinyoma byatumye afungwa ashinjwa guca igikuba muri rubanda, yongeye gutabwa muri yombi ubwo azira ibihuha no gukoresha ibikangisho. Uyu mugabo usengera muri ADPR muri 2023 nibwo yafunzwe azira guteza imidugararo muri rubanda, aho yavugiye ko kuri cano ati abantu bagiye guhunga i Kigali nk'abahunga intambara yabaye kandi nta ntambara iriho. Akomeza agira ati ejo bundi narababwiye ngo hagiye kubaho inzara idasanzwe, abantu banira amabuye muri kominita birabapinga. Mugende Kimironko ibirayi by'ikiro ni 1,200 bya Kinigi. Yarafunzwe hanyuma 2024 afungurwa by'agateganyo, akaba azaburana mu mizi muri Gicurasi 2025. None yahise atabwa muri yombi nanone ubwo azana amagambo y'ibihuha yavugiye kuri cano nanone no gukoresha ibikangisho. Akaba afunganywe na Ferdinand Wimaye bakoranye ikiganiro kuri iyo cano. Uyu mugabo wigize umuhanuzi abereye isomo n'abandi bose bita abahanuzi bakaza gukangisha abantu kugira ngo babarye utwabo, bakababwira ko ari Imana yababwiye, nk'aho iyo Mana itazi kujya kubwira abandi cyangwa se ari inshuti cyane n'Imana kurusha abandi, ari inshuti nayo. Ndagushimiye cyane witwa Nyungura ku munota wa mbere. Icyo usabwa rero ni ugukanda subscribe kandi ukunzogera, biragufasha kubona amakuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi tugutegura.
tubategurira kandi tunakugezaho amasaha 24 kuri 24. Rurema kurinde ndaje ndetse n'ibindi biganiro.